Turaramukije nziza cyane bakunzi badusaba umuremyi Eric Fish mwebwe mukomezwe na mudukurikira mwakanze kuri subscribe muri abantu b'agaciro cyane ndetse n'abatarakanda kuri subscribe muyikandeho kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru mashya kandi agezweho update n'ahandi hantu bibera hatari hano. Uganda ibyukiye mu gahinda gakomeye cyane kuri uyu munsi wo kwa 17 Nyakanga 2026. Abanyeshuri bagera kuri 20 bitabye Imana mu mpanuka y'imodoka y'ishuri. Ese byagenze bite? Niki cyatumye abana bangana batyo bapfa mu mpanuka y'ishuri? Ese niki cyabiteye? Uganda yabyukiye mu gahinda gakomeye nyuma y'impanuka y'imodoka y'ishuri yahitanye ubuzima bw'abanyeshuri barenga 20. Abandi benshi bakaba bahakomerekeye. Iyi mpanuka yabaye ku mugoroba wo kwa 16 Nyakanga 2026 ijoro rishyira uyu munsi twatangiye. Iyi mpanuka yabereye mu gace kazwi ku izina rya Chakwatiti Hill mu karere ka Kapchorwa mu burasirazuba bw'igihugu cya Uganda. Nk'uko iyi nkuru tuyikesha ikinyamakuru The Independent cyo mu gihugu cya Uganda, abanyeshuri bigaga ku kigo cya King David Junior School Ndege bari bavuye mu rugendo rw'ishuri ibizwi ku izina rya Study Tour. Bari mu nzira basubira ku ishuri ryabo ubwo bari basoje urwo rugendo shuri bagera ku musozi ku izina rya Chakwatiti. Uyu musozi ukaba usanzwe uzwiho kubera impanuka nyinshi bitewe n'ubuhaname bwayo. Izindi modoka zindi cyangwa se muri Uganda abantu benshi bagenda aho ni hamwe mu hantu hagoye cyane ku buryo batitonze impanuka zihabera akaba habiramo abantu ndetse n'abantu benshi bakahakomerekera. Amakuru y'ibanze yaje kuba atangazwa n'inzego z'iperereza agaragaza ko iyo bisi yagiye igira ikibazo cya tekinike cyangwa se bizwi ku izina rya mechanical failure, bituma umushoferi abura uburyo ndetse n'ubushobozi bwo kuba yakontorora iyo modoka birangira imodoka irenze umuhanda. Imodoka rero nibwo yaje kuza gukora impanuka ikomeye. Abatangabuhamya bari aho ngaho mbere y'uko iyo mpanuka iba baje kuba batangaza ko iyo modoka yagiye ihagarara inshuro nyinshi. Bikekwa ko yari ifite n'ikibazo kuko yari yagiye ihagarara inshuro nyinshi. Iperereza kugeza ubu ngubu riracyakomeje kugira ngo hamenyekane impamvu koko y'ukuri yatumye iyo mpanuka ibaho igahitana abo bana bangana batyo b'abanyeshuri. Abapolisi, abaganga ndetse n'abaturage mu gihe cy'uko iyo mpanuka yabaga bose bihutiye kuhagera kugira ngo bajye gutabara icyarimwe barebe ko abagihumeka babaramira nabo kugira ngo badapfa. Ndetse iyo modoka yari yangiritse mu buryo buteye ubwoba. Bakurwamo abakuwemo bakiri bazima bajyanywe mu bitaro bitandukanye birimo nka Mbale Regional Referral Hospital, Kapchorwa Hospital, Kaseremu Health Center na Baramburi Health Center kugira ngo bitabweho abo bana b'abanyeshuri bari bamaze kuba barokoka iyo mpanuka dore ko imodoka yari yahangirikiye ndetse n'abapfuye bari benshi cyane. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda Baramu Barugahara Atenyi wageze aho ngaho iyo mpanuka yabereye dore ko yahise yihutira kuhagera nk'ikintu gutyo cya kibaye ari ikintu giteye agahinda cyangwa se inkuru nk'iyo ngiyo y'incamugongo y'abana bagera kuri 20 b'abanyeshuri baje gupfira mu mpanuka. Minisitiri yahise agerayo cyangwa minisitiri yemeje ko nibura abanyeshuri 20 baje kuba bagwa muri iyo mpanuka ndetse n'umuyobozi w'iryo shuri wari uzwi ku izina rya Tadeo Sekade bose baje kuba bagwa muri iyi mpanuka. Yanavuze ko hari abandi benshi bakomeretse mu buryo bukomeye cyane ndetse bavuga ko ngo umubare ushobora no kwiyongera bitewe n'uburemere bw'ibikomere yaje kuza kubabona bafite cyangwa se batewe n'iyo mpanuka. Iyi nkuru yashegesha abanye-Uganda ndetse n'abatuye akarere ka East Africa kose baje kuba bumva iyi nkuru. Ababyeyi benshi bihutiye kujya kuri ibyo bitaro gushakisha amakuru y'abana babo ngo barebe ko byibura baba bakiriho cyangwa se baje kuba barokoka iyi mpanuka abigaga kuri icyo kigo. Mu gihe ubuyobozi bw'igihugu cya Uganda buyobowe na Perezida Museveni bwaje kuba bwohereza ubutumwa bwo kwihanganisha imiryango y'abo bana ndetse babakomeza muri ibyo bihe banyuzemo byo kuba bahomba abana babo b'abanyeshuri baje kuza kuba bagwa muri iyo mpanuka. Igihugu cya Uganda cyabageneye ubutumwa bwo kubihanganisha no kubakomeza. Ni imwe mu mpanuka zibaye muri Uganda muri uyu mwaka ije kubihitana abantu benshi cyane. Ikaba yongeye gutuma hibazwa ibijyanye n'umutekano w'imodoka zitwara abanyeshuri ndetse n'imiterere y'imihanda y'i Bugande ikunze guteza impanuka nyinshi. Dore ko niba umunyeshuri ari umwe mu bantu biga kugira ngo babashe kuba babona ubumenyi bagire icyo bafasha ku gihugu, iyo mpanuka ikaza igahitana abantu benshi gutyo nk'abana 20, igihugu kiba gihombye imbaraga dore ko imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Rero guhomba abana bagera kuri 20 baba baguye mu mpanuka nk'iyi ngiyi ni igihombo gikomeye ku gihugu ndetse n'igihombo gikomeye ku gihugu, ni igihombo gikomeye ku miryango yabo bwite. Ikirenzeho ni igihombo ku isi ndetse na East Africa nk'abantu kuko uko biba biri kose kuba abana nk'abo ngabo baba bari kwiga bari bavuye mu rugendo shuri kugira ngo bagire ibyo biga bishya bamenye batembere babashe kumenya icyo basobanukirwa, bataha bagahita bakorera impanuka cyangwa se bakabiburamo n'ubuzima. Ni igihombo ku gihugu cyabo. Usanga wenda hari abari bafitemo inzozi zo kuzagira icyo bageraho, bashobora kuzagira icyo bafasha ku gihugu, bashobora kuzagira icyo bafasha kuri sosiyete bisanzwe ndetse n'iterambere ryabo ubwabo. Gusa ibi byose biba birangiye wapfuye aba yagiye.
ntacyo twabihinduraho, natwe no kwihanganisha abantu cyangwa se n'iki gihugu cya Uganda abagize ibyago bakomere, kandi twese niho tugana. Gusa ni inkuru y'agahinda kumva abana b'abanyeshuri bigaga baje kuba bapfa cyangwa se ubuzima burangira mu gihe gitoya. Ni ikintu cyerekana ko nyine ubuzima muri ino si turimo turi abagenzi, kandi isaha n'isaha buri umwe wese yapfa.